Yes, reka ngaruke mbasuhuza mbaha ikaze nanone ni Kigali House, amazina ni Felisa, murabimenyereye. Reka mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana, ariko by'umwihariko nimo ndasuhuza wowe ushaka gusoza umwaka ukora akadiru ko muri uyu mwaka, dore umwaka ugiye kurangira. Tuba tugomba gukorozinga umwaka muri iki gihe tuvuga tuti imihigo twahize tuyigezeho, ibintu byose twifuzaga tubigezeho, amezi yatugendanye. Reka nkusuhuze rero wowe ufite bije ya miliyoni 200 ukaba ushaka inzu nziza cyane muri Kigali, inzu imeze neza, inzu ifite ibyumba bitari munsi ya 4 cyangwa se 4 na toilette 3, inzu ikase neza cyane. Uyu munsi nagutemberereye hano Kicukiro muri Gahanga, nkugerera ahantu nkuzaniye diru nziza cyane, aho nkuzaniye inzu nziza cyane. Ni amazu abiri ushobora kugura yose cyangwa se ukaba wanagura imwe. Imwe iri kuri miliyoni 200 n'indi iri kuri miliyoni 200, ariko ayo nkubwiye niyo make, nta negosiyasiyo zirimo. Nanze kugira ngo tuzajye muri disikasiyo nyinshi, igiciro cyazo ni uko nguko kimeze. Ushobora kwigurira iyi ngiyi hano kuri miliyoni 200 cyangwa se ukagurira ayo hirya kuri miliyoni 200. Ni inzu nziza cyane zirimo ibyumba 4 dushe na toilette 3. Njyewe ugiye kuzigutemberezamo ni Felisa, channel yacu ni Kigali House, murabimenyereye. Reka rero dukomeze dutemberane, ngira ngo inzu yacu murimo murayibona neza. Reka duse n'abajya kuri runo ruhande rwo hirya mbereke neza itandukaniro, kubera ko inzu zose zikase kimwe kandi zinameze kimwe. Ntabwo nza kuzinjiramo zose, ndinjira muri iriya ya ruguru, ariko iyi ngiyi ya hano nayo urabona ko ari inzu itandukanye n'iriya ya ruguru. Iriya ya ruguru ifite igice cyayo, n'iyi ngiyi ifite igice cyayo, ngira ngo biragaragara neza cyane. Gate yayo iri hariya kuri iriya side, hanyuma iriya nayo gate yayo murimo murayibona. Urabona ko ari akazu keza gasobanutse kandi kameze neza. Niba urimo kutwumva ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Kandi n'abayikoze tubashimira, abatuganiye tukabaha serivisi bamaze iminsi bagura, mwarakoze cyane. Mukomeze mukore subscribe, dukomeze kubana kuri uyu muyoboro mugari. Reka rero duhite twinjira ku nzu tubereke uko bimeze. Aha tubahaye ikaze rero ku nzu yacu. Aha tugeze ni muri compound yayo, ngira ngo murabibona. Ni inzu nziza cyane ifite design nziza, kandi ni inzu nshyashya itaraturamo umuntu uwo ari we wese. Nuramuka uyiguze uraba ari wowe wa mbere. Ni ukuvuga ngo izo miliyoni 200 ndimo kuvuga ni iz'iyi nzu ya hano, ari ifite ibyumba 4 dushe na toilette 3. Uze kunyemerera dutemberane muri iyi nzu rwose, urebe ino video yirangize, uraza kubona ko iyi nzu ari imari. Urabona ko rero parikingi byibura ishobora kuba yakakira imodoka 3 ziparitse neza zitabyigana nk'uko bibona, cyangwa se niyo zaba ari 2 z'amavigo cyangwa z'amavewiti, urabona ko nta kibazo. Inzu yacu rero ni uku nguko imeze hano inyuma. Sindi buhatinde, ndahita dukomeza mbereke uko imeze, ariko ndumva kano karyango kajya mu gikari sinagira ntabasobanuriye. Uno muryango hano ujya mu gikari, aho dusanga akazu k'umukozi, dushe na toilette n'igikoni ndetse n'ikigega, ngira ngo urimo urakibona. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Reka dukomeze rero twinjirane ku nzu yacu tutanahagaze rwose. Hano turahasanga urugi rwiza cyane ruriho ibirahure byiza bisa neza rwose. Urabona ko bitanga urumuri ruhagije. Twakomeje twita tuninjira aho dusanga salo yacu. Ni salo nziza cyane, salo yisanzuye, ahagaraye nko mu nguni ayizuminge, murahita mubona ko ari salo imeze neza cyane. Urabona parafo yayo ishushanyije neza, itara ryiza. Mbese iyi nzu kuri miliyoni zawe 200 ugasoza umwaka nawe urimo gukora diru nk'iyi ngiyi, urumva hari igihombo kirimo? Nta kindi usabwa ni ukuduhamagara tukakugeza kuri iyi nzu, kuko ni inzu nziza cyane, ndabizi uraza kuyishima. Hanyuma hano ubwo ngiye ndimo ndakomeza ntembera muri ino salo, ariko ino side ya hano uko mbibona ni saramanje, kuko kiriya gice cyahariya hirya nicyo salo cyo twahereyeho tubereka. Reka tuve muri ino salo tubereke no mu gikoni. Ni karibu, muratwihanganira, tuhageze hari ibintu bakirimo gukora bya nyuma, ariko bisa n'ibyarangiye 99%. Hano tuhafite igikoni cyiza cyane kimeze neza, kirimo amatara meza. Munza n'amatara ukuntu ameze, urabona ko ari amatara meza asa neza
rwose. Igikoni nacyo kirimo utubati, ni igikoni cyiza cyane kimeze neza. Miliyoni 200 z'amanyarwanda urasoza umwaka umeze neza cyane ugura ino nzu, wigurira ino nzu uvuga ati imihigo yanjye nyigezeho. Hano tuhafite umwanya wa friji, urabona ko bawuteganyije. Hano tukagira umwanya wa lavabo nziza cyane, urabona ko igikoni cyacu giteguye neza kandi cyane. Nk'uko nababwiye ko inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ndagira ngo mpite mpera ariko ngira ngo murahabona uriya mwanya harimo, ushobora kubikamo nk'amawayini hano kuri uno mwanya wa esikariye cyangwa se ibitabo ku bantu bakunda gusoma ibitabo. Urabona ko ari umwanya nawo utapfa kwirengagiza ngo upfe ubusa. Saro yo mwayibonye ni nziza, sinkomeza kubigarukaho, ahubwo ndahita nihuta dutangire gutemberana mu byumba. Hasi hari icyumba kimwe, iki cyo twita icy'abashyitsi. Reka banza banshishirizemo abereke, arahera muri dushe na toilette yacyo. Aha, ngira ngo dushe urayibonye, reka babereke n'icyumba. Yes, ngira ngo icyumba cyo hasi murakibonye. Reka duhite tuzamukana kuri izi stairs, mpite nkomerezaho mbereke n'icyumba cyo hejuru, n'ibyumba ubwo ni 3 byo hejuru. Aha, twakomeje turazamukanye, ariko sindi bugende ntaberetse itara ryiza cyane riri hejuru muri plafo, rimurikira hano stairs zizamuka ziza hano hejuru. Ahangaha rero ni kuri chambre principale, mu nyemerere tuze kuhasoreza, duhite duhera hano kuri ibi byumba bya hano bibiri. Ubwo turahera kuri iki cyumba cya hano, reka tukibereke neza. Aha, ni iki ngiki. Turahera kuri iki cyumba, urabona ko ari icyumba cyiza gisobanutse kandi kinini gihagije. Tukivaho turahita dukomeza hano kuri iyi bathroom mbere yuko mbereka ikindi cyumba, ariko ubwo ni nayo sharinga bino byumba bibiri. Ni ukuvuga ngo iyo ukinze icyumba none na kiriya cyumba cyo nkweretse, ashobora kuza akakisesinga kuri ino bathroom akayikoresha. Urabona ko ari ama bathroom meza asobanutse kandi akoze neza cyane. Reka dukomezanye tubereke iki cyumba cya hano. Aha, iki ni cyo cyumba rero cya gatatu, ngira ngo urakibona. Ni icyumba cyiza kinini, yabihaye umwanya munini rwose, urabona ko bihagije. Niba ufite miliyoni 200 urimo kutwumva, nyamuneka iyi nzu ntigucike, iri hano Kicukiro i Gahanga. Reka mbereke chambre principale. Aha, ni karibu rero muri chambre principale. Urabyumva ko nyine igomba kuba ifite itandukaniro. Reka banza banyerekere ino dushe na toilette yayo, ayibereke neza rwose yitonze. Urahita ubona yuko ifite itandukaniro n'izindi twarebye. Ni chambre principale nyine igomba kuba ifite bathroom nziza itandukanye n'izindi zo twarebye. Urabona ko ari sawa kandi cyane, shower nziza, hashyizemo agakuta gasepara amazi. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Reka tureke gutinda aho ngaho, duhite dukomeza tuze na hano mu cyumba nyirizina. Wow, ngaho ndebera icyumba uko kingana. Ni icyumba cyiza kinini kimeze neza cyane, gifite itara ryiza, kigari, cyisanzuye. Urabona yuko giteye amarangi y'umweru. Ni ibintu rwose ubona biryoshye, biryoheye ijisho, bisa neza cyane. Iyi niyo chambre principale y'iyi nzu yacu, iyo twababwiraga irimo kugurishwa kuri miliyoni 200 z'amanyarwanda. Rwose ugahita ukorerwa mutation nawe ukagira inzu nziza ya etaje muri Kigali imeze gutya. Iyi chambre principale ariko icyo itandukaniyeho n'ibindi byumba, ifiteho na bariko nziza, aho uba wicaye wifitiye view itandukanye, ureba neighborhood. Urabona yuko uba ufite view rwose ihagije. Mu gihe wateye udutebe hano, urabona ko waba wiyicariye umerewe neza cyane. Ni ukuvuga ngo uru ni rwo rubaraza rwa chambre principale cyangwa se balcony. Nshuti bakunzi ba Kigali House rero tubanye, tubatembereje muri ino nzu neza. Murabizi iyo warebye ino video ukayirangiza, ikiba gisigaye ni ugufinalizinga cyangwa se gusoza deal, kuko inzu tuba twayikweretse yose uko imeze. So rero mukomeze mukore subscribe,
iyo nomero yacu iri muri screen iri kuri WhatsApp, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukakugeza kuri ino nzu. Gusura ni ubuntu, nta kindi usabwa ni ukuduhamagara ubundi tukagutembereza kuri ino nzu. Mukomeze mukore share, like na comment, subscribe yo nayibabwiye, ubundi mukomeze kugubwa neza. Mbifurije amahoro y'Imana.